Muraho neza nshuti zacu dukunda cyane, turabaramukije mu izina ry'urukundo, ubuhanga n'icyerekezo. Uyu munsi turishimira kongera kuganira namwe hano kuri Yes TV Rwanda, umuyoboro w'ubumenyi, ubuhanga n'ukuri. Wowe ukurikira iyi channel uri umuntu w'ingenzi cyane kuri twe, kandi tugushimira kuba uduha umwanya wawe. Uyu munsi turaganira ku ngingo z'ingenzi cyane, ku bintu 10 ukwiye kwitondera no kwirinda muri Pi Network. Abantu benshi barimo kwinjira muri Pi, ariko siko bose bamenya ko bitwara. Ntago bamenya ko bitwarwa neza ngo birinde amakosa ashobora kubagiraho ingaruka mbi. Njye ugiye kukugezaho kino kiganiro, njye mugiye kuganira, njye mugiye kubana, nitwa Gasigwa Emmanuel. Ndabashimiye ko mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye, mu nyigisho zitandukanye, ubumenyi butandukanye ku kijyanye na Pi Network. Nk'uko benshi turi kuyitabira, benshi turi kuyinjiramo, benshi tuyitezemo byinshi, ariko bamwe muri twebwe hari byinshi tudafiteho ubumenyi, hari byinshi tudasobanukiwe, hari byinshi dukeneye kumenya no kubwirwa. Niyo mpamvu natwe turi hano ngo tugusobanurire, tukubwire bimwe bigiye bitandukanye ushobora kwirinda, ndetse n'ibyo ushobora kuba wakora muri Pi Network. Reka mbashimire yuko mukomeza kutwumva, yuko mukomeza kubana natwe muri video za buri munsi tugenda tunyuzaho. Tubanje ariko kubiseguraho kuko twari tumaze iminsi tudakora, tutavuga, tudatangaza ibivuye muri Pi Network. Ikibazo cyari cyarabayemo, ariko tubizeza yuko tugarutse, tubiseguyeho. Abantu mwese mwakanda subscribe yuko twe twarabatengushye, ariko tubabwira ngo twongeye twagarutse rwose, tugiye kubana namwe muri video zitandukanye, muri video zose tuzagenda tunyuzaho, kandi ndizera ko uzishima. Mbabwira yuko kandi tugiye kujya tuganira ku ibintu bigezweho nka forex trading, yo rwose iri gukundwa n'abanyarwanda benshi. Tuzaganira byinshi kuri yo, twibaza ati se kubera iki bari kuyikunda, kubera iki bari kuyitabira. Benshi bakayibazaho byinshi, bamwe bakavuga ko ari scam, abandi bakavuga ko atari scam, bamwe bakavuga ko ishobora kugukiza, abandi bakavuga yuko ishobora kugukenesha. Ukuri kose uzakumenya hano kuri Yes TV Rwanda. Mwibutsa gukanda subscribe, ugakora like, ugakora share kubo ubona ino video igenewe, kubo ubona kandi ko yabagirira akamaro. Hano tugiye kuganira ku bintu 10 ukwiye kwitondera no kwirinda muri Pi Network. Icyo ngusaba ni ukuba watega amatwi ukumva ino video yose ikarangira, uraza kumenya ukuri kose, ibyo ukwiye kwitondera muri Pi Network. Niba koko waradownloadinze uyishakamo umusaruro, uyishakamo inyungu, ibi ngiye kukubwira ni ingenzi, ugomba kubyitaho no kubikurikirana. Nubikurikiza nta kabuza Pi Network igihe icyo ari cyo cyose ushobora kuyibyaza umusaruro. Ikintu cya mbere duhereyeho twakubwira ni ukwirinda abambuzi nka scam, abantu baguscaminga. Ntuzagire uwuha password yawe cyangwa se passphrase cyangwa se private key yawe, uwo uyihaye aba afashe Pi zawe zose.
ntabwo ari byiza rero yuko hari umuntu ugomba kumenya ayo makuru ya pasifesi cyangwa se purayiveti ki cyangwa se pasiwadi, kuko iyo uyimweretse biba bisa nk'aho umuhaye payi zawe. Nyamuneka ni byiza yuko rero niba wumvise iki kintu ugomba kucyitondera ugashyiraho attention. Nta muntu n'uyu n'umwe ugomba kwizera, yabwo yaba inshuti yawe cyangwa se umuvandimwe wawe. Ikintu cya kabiri ni ukwirinda kugurisha payi mu buryo butemewe. Payi ntabwo irajya ku isoko rusange. Kugurisha payi muri piya tu piya birabujijwe kandi bishobora kukubuza gukomeza kuyikoresha. Nyamuneka abantu mwese muri gugurisha payi nonaha, nababwira yuko muri kwihemukira cyane, mushobora kwamburwa payi zanyu cyangwa se mukabuzwa n'andi mahirwe, kubera yuko nubwo mubikora ariko twababwira yuko ntabwo byemewe, muri kubikora mu nzira zitari zo, turabizi ko hari ababikora. Ikindi cya gatatu twabwira ni ukwirinda kubika pasifesi kuri interineti. Ntuzabike amagambo yawe, waleti yawe kuri email cyangwa se WhatsApp cyangwa se Google Drive. Yandika ku rupapuro uyihishe ahantu hizewe, kubera yuko kuri Google cyangwa se kuri email ntabwo hizewe cyane, ntabwo hari umutekano. Ikiruta byose, ikiza cyane ni uko ushobora kuba wayandika ahantu ku rupapuro ukaba wayibika. Byaba byiza ukazishyira ku mpapuro zitandukanye kugira ngo nubura rumwe uzabona urundi. Ikindi cya kane ni ukwirinda kureka mining. Jya ukanda buri masaha 24. Jya umayininga buri masaha 24. Ubyirengagije utakaza amahirwe yo kubona payi. Ndagira ngo icyo muracyumva neza. Hari umuntu ubica amazi akabyihorera cyangwa se akabikora igihe abishakiye, cyangwa se ntanabikore, mubwira ngo uri gucika intege kare, uri guhomba byinshi. Nyamuneka gerageza rwose mu masaha 24 ujye ubyondaho, ujye ukandaho kuri telefone yawe cyangwa se laptop yawe, hanyuma utegereze ibyiza bya Pi Network. Ikindi cya gatanu twakubwira ni ukwirinda gukoresha amaroboti cyangwa se amarobo cyangwa automatique cyangwa se automation. Payi ni iy'abantu nyabo, roboti niba abantu nyabo. Boti zishobora kugutera guhagarikwa burundu. Robot ngira ngo murazumva, ni robo nyine abantu bakunda gukoresha interineti cyane, bakora forex trading, bakora za stock market, mbese ibintu byose bijyanye na global financial marketing, bose robo barayizi. Ariko si byiza kuyikoresha kuko ishobora kukwambuza burundu payi zawe. Ikindi kintu cya gatandatu ni ukwirinda gukoresha vaso ya app itizewe. Koresha gusa application ya Pi ivuye kuri Google Play Store cyangwa App Store. Izindi zishobora kuba zibika amakuru yawe. Ikindi cya karindwi, kwirinda kwibagirwa gukora KYC. KYC ni umutwe wa byose. Utarakoze KYC nta na kimwe ushobora kubona. Mubwije ukuri, nta kintu na kimwe byakuma nubwo waba ufite payi 1000, nubwo waba ufite ibihumbi 10 bya payi, utarakoze KYC ndakubwiza ukuri ko rwose ntacyo rwose uri gukorera ubusa. Iyo utabikoze igihe kiragera ushobora kudashobora gukoresha payi zawe cyangwa kuyohereza. Niba utarakoze KYC
payi zawe ziba ziri aho ngaho, ntiwayicuruza igihe bibaye ngombwa, ikindi ntiwayohereza, nta kintu na kimwe ushobora gukora usibye kumayininga byonyine, nyine guhora umayininga, ariko nta kindi kintu byakumarira. Ni byiza yuko rero niba KYC wayibonye bayiguhaye, tegereza ukore KYC. Niba utabizi wegere umuntu ubizi abe yagukorera KYC, babwira ko kandi niba hari umuntu niba utabizi, ni byiza yuko utwandikire muri komenti utubwira ati mutwereke uko mukora KYC, nimubisaba nayo tuzayibategurira tuyibakorere, nabyo ni byiza. Ikindi cya munani nakubwira ni ukwirinda guhita wibwira ko payi igiye kugira umukire vuba. Urumva neza, payi ni umushinga ugezweho kandi utegereje igihe cyo gutangira gukora neza. Ntabwo rero twakubwira ngo nonaha urumva ko urahita uba umukire, no, aho uribeshye cyane. Ikindi kintu cya 9, kwirinda kubeshya abantu ngo ubinjije muri payi. Kwirinda kubeshya abantu ngo ubinjize muri payi. Tangira n'ukuri, sobanurira umuntu neza ibyo ari kwinjiramo, ntumushukishe ibyo utizeye. Nyamuneka kugenda ubwira abantu cyangwa se wizeza abantu ibitangaza ngo payi netiwaka ngo ishobora kuguhindurira ubuzima vuba, ngo ishobora kugira, ni hahandi uzinjizamo umuntu ariko ibintu ntabikunde bitewe n'uko ibyo yari yitezemo, nyamuneka ntabwo yigize abibona. Rero nicyo nakubwira nyine, ntabwo ari byiza. Gerageza ubwize umuntu ukuri, yinjiremo azi ukuri kose muri payi netiwaka. Ikintu cya 10 twavugaho ni ukwirinda amakuru y'ibihuha, amasano, amafoto cyangwa ibihuha biri kuri TikTok, WhatsApp n'andi. Si byiza kubishingiraho. Reba official payi netiwaka blog na Twitter. Nyamuneka murabizi yuko yaba kuri WhatsApp, amagurupe, cyangwa se kuri za TikTok, cyangwa se kuri za YouTube, murabizi yuko inshuro nyinshi hakunda kunyuraho amakuru y'ibihuha, cyane cyane ku kijyanye n'ibi ngibi byo kubyaza umusaruro nyine interinete. Baratubeshya bakakubwira ibintu bitandukanye, ariko nkubwiza ukuri ko nyamuneka jya utega amatwi wumve ibiri byo, ibitari byo ubishyire ku ruhande kugira ngo umenye inzira y'ukuri ugomba kunyuramo. Aha rero icyo twababwira ni uko twabagira inama y'uko ugomba kubyitwaramo. Amaso, jya ubanza usuzume amakuru yose mbere yo gufata icyemezo. Ntuzemere ibintu byose kuko ubibwiwe. Isomo vlog za payi, ukurikirane YouTube channel zizewe nk'iyacu nka STV Rwanda. Ndabizeza ko rwose nta makuru y'igihuha, amakuru atari aya nyayo uzigira wumva kuri ino channel. Niba uzi ko tukubeshya, uzajya ukora research ku byo twavuze, nusanga atari ukuri, ubwo nyine azaba ari ikibazo. Kuri STV Rwanda rero, kugira ngo ujyane n'abandi mu rugendo, ikindi twakubwira ni ukuba inyangamugayo. Ni wowe ugiye kuba umuyobozi ku bandi bataramenya. Gira umutima wo gufasha no gusobanurira abandi ibyiza bya payi, utabashuka inshuti yanjye.
Ikindi twakubwira ni ugushyira hamwe n'abandi. Shaka itsinda ry'abantu mufite intego zimwe, mugane icyerekezo hamwe, mwigire hamwe, mufatanye. Ikindi twakubwira rero, tegereza utuje, ntutwarwe n'umuvuduko w'amafaranga. Igihe nikigera uzasarura ibyo wabibye, none mu kwihangana no gukora ibintu neza. Reka rero turashoje kandi turabashimiye rwose tubikuye ku mutima. Turagushimira wowe wakomeje kudukurikira iyi cano ya Yes TV Rwanda, uduha agaciro, uduha imbaraga, utuma dushishikazwa no kuguhugura no kukugezaho amakuru y'ukuri. Uri umuntu w'ingenzi cyane, ukwiye ishimwe rikomeye cyane. Wowe uri hano uri umutima w'igikorwa rwose. Imana iguhe umugisha, iguhe ubuhanga, iguhe n'ubushishozi. Niyo nzira y'abandi izagera ku iherezo ryiza, kubera kwihangana no gukurikira icyerekezo. Komeza kandi humura, urugendo uracyari rwiza imbere. Yes TV Rwanda, aho ubumenyi, ubwenge n'icyerekezo bihurira. Turagukunda kandi tuzajya tugushyigikira igihe cyose. Nyamuneka ino video niba ikunyuze, icyo nakubwira cyo ni uko rwose wakwibuka gukanda subscribe, ugakanda ku nzogera niba hari ubutumwa ukuyemo. Kandi nyamuneka comment yawe ni ingenzi. Niba hari icyo wumva utasobanukiwe, hari icyo wumva utanyuzwe, urasubizwa muri comment. Tuba turi tayari rwose yo kukwitaho, ugasubizwa, ukanyurwa. Kandi niba ino video ubona hari undi muntu yafasha, ni byiza kuyimusharinga. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.